Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira kuri filime bita Neza. Mbere yuko mvuga ibindi byose banza urebe aka kantu. Uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi bakinnye muri filime ya Neza. Ahangaha yari ari muri studio ari kwerekana neza ukuntu izi filime bazikina live muri studio. Ubundi niba utabizi izi filime za katuni uburyo bazikina biba byabaruhije, dore ko nk'iyi filime ya Neza yafashe umwaka wose bari kurikodinga amajwi muri studio. Muri iki kiganiro cy'iminota mikeya tugiye kuganira uko iyi filime bayikinnye ya Neza, ndetse n'uko aya makatuni mu buzima busanzwe bayakina inyuma ya kamera, ndetse n'uko ziba zabarushye. Ariko nyuma yo kubarushya izi filime ziragenda zikinjiza amafaranga ari hejuru ku buryo nawe ubwawe utayiyumvisha aya mafaranga. Aya mafaranga iyi filime Neza kabiri yinjije yakubaka Kigali City Tower nk'icumi uzigerekeranyije icyarimwe. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere ko wakanze subscribe kandi igitekerezo kuri filime twaza gukoreraho ni ingenzi. Ubundi iyi filime Neza kabiri ni filime yakinwe muri 2025 mu kwa mbere nibwo yasohotse. Neza kabiri iyi ni filime y'umuzingo w'amashusho yakozwe mu Bushinwa mu 2025. Iyi filime ubundi yerekana umwana uba witwa Neza n'inshuti ya Ao Bing. Iyi filime yanditswe kandi iyoborwa n'umushinga wa Jaozi. Uyu Jaozi ni umuhanga uzwi cyane mu Bushinwa mu kuyobora amafilime cyangwa se mu kweditinga amafilime y'ama animation. Iyi filime ku batabizi ishingiye ku nkuru ya kera bita Investiture of the Gods. Iyi filime nujya kuyireba ni filime ya kera bashingiye bakora kuri iyi filime Neza kabiri. Iyi filime Neza kabiri bivuga ko ishingiye ku filime ya The Investiture of Gods. Iyi ni filime yakinwe mu kinyejana cya 16. Mu gukina izi filime aba directors ndetse n'abantu bakina izi scene zo kuvugira mu majwi y'ibi bitente bararuha cyane ku buryo budasanzwe. Nko muri filime ya Neza kabiri abakinnyi bazwiho batanze amajwi harimo bita Luyanting, uyu nguyu niwe watanze ijwi ari nka Neza. Tugasanga uwo bita Hanimo, uyu Hanimo niwe watanze ijwi ari we nka mama wa Neza. Tugasanga mo bita Liki, uyu Liki niwe watanze ijwi ari nka nyina wa Neza, ariko nanone akongera agatanga ijwi ari nk'umwami w'intare y'amazi. Dusangamo n'abandi bantu batandukanye bagiye batanga amajwi cyangwa se mu buryo bwo gufasha kugira ngo iyi filime izasohoke. Harimo bita Zhang Jiaming, Wang Deshun, Yu Chen na Yeng Wei, nabo bagize abakinnyi b'ingenzi mu majwi mu kugira ngo bazatanga umusaruro ku iyi filime. Iyi filime wowe uri kubyumva ukagira ngo ni filime isanzwe gusa, ariko iyi filime Neza kabiri nubwo ari ibitente mpamwe kubyita ngo ni ibitente by'abana, ariko iyi filime yaragiye arebwa ku rwego rudasanzwe. Ibaze ko iyi filime yakozwe n'amakipe y'ubugeni atandukanye harimo n'abahanga mu by'amashusho muri animation mu Bushinwa. Aya makuru tuyakesha People's Diary Online. Iyi filime niyo filime ya mbere ku isi kuva batangira gukina filime. Iyi niyo filime ya mbere ku isi bakoreshejemo CGI cyangwa se buriya buhanga bwa mudasobwa mujya mubona. CGI ku batabizi ni ra mashini yongeramo ibintu bidahari iyo igihe abantu bari gukina kuri set. Cyane cyane izi filime za animation bya bintu byose ubona ntabwo biba bihari. Ubundi muri izi filime za animation ibintu byinshi bakina ntabwo aba ari ibyanyabyo, dore ko ibintu byanyabyo bakina muri filime za animation ntari amajwi yonyine niyo aba ari ayanyayo, kuko n'abantu bazima ari amajwi bayavuga. Ibindi bintu ubona, imisozi, ibiyaga, amazi, ibintu byose ubona, ikirere, byose ni CGI cyangwa se bari abantu baba bafite ubuhanga mu kudesigninga, babidesigningira mu mashini, ibindi byose bakagenda babishyiramo ni imashini byubaka. Bira byose ubona muri katuni ntabwo biba bihari, ndetse n'ari amashusho y'amakatuni y'ubona ni abantu ba designinga bakayakora neza neza. Ubundi dusanga ko Neza igice cya kabiri cyasohotse muri sinema ku tariki ya 29 Mutarama 2025 mu Bushinwa. Aho ngaho niho hari ku munsi wa mbere w'umwaka mushya wa Luna. Abashinwa bo mwibuke ko bo umwaka wabo umwaka wo udatangira ku ya mbere z'ukwa mbere. Abashinwa bakimara gutangira umwaka wa Luna nibwo abantu benshi ahangaha bagiye bareba filime iragenda irarebwa kuko yari isohotse n'undi mutangira ry'umwaka. Ubundi iyi filime ya Neza kabiri yakunzwe cyane mu Bushinwa no hanze yayo, dore ko kandi yagiye ikomeza kuba ku myanya ya mbere muri box office mu byumweru byinshi. Mbere yuko nkubwira amafaranga n'akayabo iyi filime yinjije, banza wumve neza utu tuntu. Neza kabiri yaje kuba imwe muri filime ziruta izindi ku isi mu mateka ya box office. Iyi filime yarenze filime nyinshi zizwi kandi ziturutse hanze muri Hollywood bitewe n'uko yakinwe cyane mu Bushinwa kandi yakomeje gushyirwa ku rwego rw'isi yose. Ubundi iyi filime Neza kabiri yabaye imwe muri filime ya animation yinjije amafaranga menshi muri kino gihe turi gusoza umwaka wa 2025 ndetse n'ikindi gihe yasohotse n'ibice byayo bya mbere.
dusanga ko iyi filime yakusanyije agera kuri miliyari 2.2 ku isi yose kuri box office muri 2025. Aya mafaranga nkubwiye iyi filime neza kabiri yinjije yakubaka Kigali City Tower nk'icumi uzigerekeranyije. Nayibaze aba bantu nubwo filime zibarushya binjiza amafaranga y'akataraboneka kurya amafaranga yaguhindura ubuzima we n'umuryango we akazagaburira ibisekuru n'ibisekuruza byawe. Nizere ko wadukande subscribe kuri Kavura Entertainment ndetse n'igitekerezo kuri filime twaza gukoreraho ubutaha ni ingenzi cyane.